Ndi papa Sava. Oya, yewe reka tuvugishe ukuri. Fofo yabaze inkuru izi fofa zikubari. N'umuntu ugenda ubaruka ajya wumva ko Ako pasava mureke njye nyibabarire njye nana yumvishe nyizi neza. Regera wajya uby'iminwa. Reka ngere. Nimureke pasava bari bibaze fofo ikabara amatete. Mumbwire nanjye Reka mubwire. ndaruciye. Njyewe nanjye reka mvuge. Njyewe nari kuyibara ariko mwavuga ngo ndarwanya umugore mugenzi wanjye. Reka tubirekere papa Sava zitubarire. Pasava nayitubarire kuko ayizi neza. Wowe akanaka baba. Jena nta hantu bogamiye. Nagezeyo hari padoro turupado Pasava utatujijisha. urumva no kuvuga ngo urabona uriya mugore nyine uriya mugore rero ikintu cyabaye urumva ntiyabyaye Yego. noneho kutabyara kandi ntiyanasezeranye Hari narya buryo niyo sezeranye papa Sezeranye ko yasezeranye warurambye ariko ntiyasezeranye agira bidasezerana agira no kuba ataragize ate atarabyaye ubwo yumvishe inkuru se ngo umugabo atangiye kujya mu kidomange Yego. aravuga ati nta n'akazungura mfite mu rugo none agiye mu ki Mu bidomange. dore ko abakobwa aribo basenya ingo z'abandi bene abo wabashobora b'ibibuno bimeze gutyo. Iyo yitarikira hasi ntabwo uzagabo bari hanze. Uzi ko guhamagara mu gitondo saa sita nibwo kibaza umugabo aragushakaho iki kindi. Uzi umatereta. Barawe bivuga ngiye nuko abagabo bari hanze do bangeza video call zabo za nijoro zasangaye. Neza kandi bakavugisha uba wagira ngo hari nk'iki nk'amafaranga yaguhaye yakwishyuza cyangwa abashaka bavuga ari nkaho yagukoye ariko be hi be bye bindeza ntabwo ntabwo mubizi mushiki umva ugiye kubona ko naguhamagaye mu rukerera rwa ninjiro mu gicuku cyose ngo guhamagaye kuri video call ngo murebane none ukajya kumva arakubwiye kumva sheri ngo kupa ngo cyakigore ngo kiraje cyakimbo kitatwumva noneho ukibaza umuntu uri kwita umugore basezeranye ngo ni ikintu ngo ni ikigore bavuze ikigore cyaciza avuze ngo bishyuza ngo bahamagara mu rukerera banyibutse ukuntu mokashi yakwishyuzaga saa 10 ubwo mbese ndagira ngo tubarire iyo nkuru ikigore cyiza se ijisho rigutuka inkuba nirigutuka inkuba wariyobera muri iryo joro ubwo yavuga ngo kiricuye cyangwa kirahinduka ukaberwa kiba cyarabaye reka mbibwire yego papa Sava yibaze banza sogo yicuyizanye abakobwa nabagarukira umva nuko umugore abagize ati nyine sikosa ndagutsinda visi umugore aravuga ati nta kindi urugo rurarangiye najya hari akagenda avuga ati nkeneye akana nta kazungura kiriya kigore cyambyariye ubwo arabamutwaye aravuga ati rero reka nshaka indi mitwe ati nshaka indi mitwe ajya kureba cya kidomange umugore mukuru nyine arahaguruka nyine urabona nkanjye papa Sava na mama Sava akaba atarabyaye noneho njye nkajya gutereta cyambe mama Sava akamenya ko ndi gutereta cyafu akavuga ati fofo araheraye papa Sava araheraye ndavuga ati noneho ngiye kumwigira imitwe agezeyo aramubwira ati nkubwire rero wa mukobwa
nkubwire gukuriza aya ni amafaranga y'urugo rwanjye twavunikiye ugiye kurya ndabizi neza umukobwa atangira kwisaza amafaranga yawe se wigeze umumbonana wigeze mushyiramo ati ceceka naguca igice kimwe cy'izuru ukajya yari yariwe muri ya mafaranga uranshaka icyo ndarakubwira ati tuza mbwira icyo nshaka udacyemera nzakucyegetera umukobwa nyine kidomanye kiratuza ati ni amafaranga yanjye ugiye kurya ndabizi amafaranga arahari tuza rero tuyasangire uwo mugore ati tuza tuyasangire si bwapanze gahunda iyihe gahunda rero papa Sava weki iyihe ubwo umugore nawe ko yararenze yaramubwiye ati reka dushaka abapfumu babiri yego abapfumu babiri umwe araba ari uwanjye undi ari uwawe noneho bajye badufasha kurya amafaranga y'uriya mugabo tumurye nko gushaka abavuka umva nyine umva tujye dusimburana umwe aharira undi ariko no ku bapfumu tujyayo turya iki amafaranga bajya no ku bapfumu rero bababwira uko ibintu bimeze batediro n'izi ngizi fofaza ababwira ikibazo azana umugabo murya amafaranga atubutse y'umugabo ubwo ni ukuvuga ngo fofo cya kidomange nyine cyajyana umugabo ku mupfumu wabigenewe ari we witwa bakamuca yuzuye bakagabana ari bangahe ari batatu umupfumu ikidomange n'umugore mukuru umugore mukuru nawe akaba afite we mupfumu yego uyu nguyu ubwo bakaryamo bigenda bite rero bati dutangire diro umugore abwiye umupfumu ati mpereza ngo niba ari umunwa w'umununi niba ari umunwa w'umununi baza umununi w'imbeba se uyu munone ni inyoni yego oya umununi rata baramaka ni imbeba y'umununi ba mu nzu ifite umununi imbeba mw'abantu imbeba y'umununi reka twebwe ntitubijyemo ariko ubwo wenda habaho imbeba hamwe mu gice kimwe ahandi hakabaho n'inyoni hose agira amazina yabo urumva ngo afashe uwo muntu ubwo n'ubu w'imbeba simbizi n'ubu w'inyoni simbizi arawufashe arajya awukubita mu ikote ry'umugabo yamanitse yamutera yagiye kujya ku kazi kubitamo umuntu wawe umuntu uwawukubisemo akaba ari nde umugore mukuru yego nicyo mbashaka gukurikira inkuru ariko ngo nzayibare nanjye umugabo ngo azagende yakubitamo ikote asohotse nakora mu ikote yabona kandi umugore arandangije baratonganye bagize bati umugati sigara mu rugo rwawe wakirozuye barabivuze n'ubundi gatsinda utanabyaranya guhambirwa umugabo urugo agize ate aravuye masanze igiki ikidomange nacyo kiti ngenda naranabyumvise no kuva na kera uriya mugore arakuroga azakwica bakurya imitungo neza arakarabya arasiga araheka kunda aragabura arorosa wumva icyo gihe umugore mukuru nawe nye gahunda kuri gahunda araceceka ntiyavangira nde umugore n'umugabo nta kumuhamagara nta kubaza ngo yagiye ngo amezi yashize ari nk'aya atatu kuko se ubundi wahavuye ute atasigaye ntega iminota ati atugwari n'ibindi atugwabonye ibyo mu ntuza tugende bajya ku mupfumu ryarenga ry'atsima baragiye umupfumu ati urashize ati birarangiye ati ibintu nk'ibyo ngibyo niba yaramuriye niba ari miliyoni 5 barakayabo bayagabana ari bangahe batatu nakurikiye umupfumu kidomange na nyiri umugore mukuru na nyiri n'umugore mukuru batatu ayo barayatapfuye agiye aho ngaho abaye aho ngaho noneho bizashindikane rero umugore mukuru abwira umutati amafaranga urabona adashize nta kintu bati rero nyine dukora iyindi geste amafaranga aboneye ahubwo ndi mupangu uri kubyumva noneho byagenze bite noneho umugore mukuru agatangira kubipa umugabo umutoya atiwe ariko abo bakubipa ni bane akagira isoni baba bagiye mu cyumba umugore mukuru agahita yandikira mesaje
umugore muto akandikira umukuru ati tugiye mu gikorwa cy'urugo ati kandi narakubwiye wasubiyeyo ati barabimbwira n'ibiki bageze ngo babishyiramo n'umuboyi umukozi wo mu rugo uzi icyo bamubwiye baramubwiye bati wowe nujya ubona umugore mukuru akubibye umugore mukuru akubibye dushaka intosho 3 zitere hejuru y'inzu neza aho turyana ngo byagendaga gute se urumva bajyaga bahererekanyaga amakuru gahunda ikidomange kigahita cyandikira umugore mukuru ati ubagiye tutangiye gahunda noneho umugore mukuru n'akabipa umukozi akajuguta umugabo akabayijomboyemo nta kibaye ikidomange kitimbira nibashyira umugabo yaragiye arara mu kabari iminsi 3 uwa kane ngo abuze uko agira aravuga ati reka naye nsubire mu rwanjye asanga nde umugore mukuru akimubona turaje ijoro kirakuranye atari ko ngwino mwakire n'ubundi wagiye ntakwanze mwakire urumva ageze gutya urumva umugabo nayo yizihiwe ku gikorwa amubwira byose umugore ati warashize woga ati n'ubundi kiriya gikorwa bari barabimbwiye ati warashize n'ibiki ati tugende tujya kukuzana ibyo bintu ati ibyo bintu byose bagushyizemo bamujyana ahandi bakimugeza ku wundi mupfuma kimubona noneho ngo ari igisari ati yo ati ndabibonye ibyo wambariyeho ati ndabibonye muri bogisa akwitegeza akagira ati ndabibonye imodoka irakugonze ejo bundi amayezi aratakaye ubwonko buranyanyagiye ati urapfuye ni wa mupfumu wa nyiri umugore umugore bari bamupangiye we ntawe yajyaga nawe yarariye amafaranga bayamaze bagiye mu yandi urumva aritegesa aragura intondwe aragura inkoko atera inzuzi umugabo ati gerageza nyamuneka ashaka insinzi bakitegesa akikoza karaga kika ati ni miliyoni 5 ati ndabona bigoye ko yaranayafite mwana umugabo afite amafaranga ariko uyireba uticyo zikuhinda kandi afite amafaranga y'iwawe nabo moto 8 urumva miliyoni 5 bagize bate nazo barazitsinze bamaze kuzirya rero bibaho ngaho ari kwa mugore mukuru ubwo mutoya nawe aho ngaho araceceka none kikaba kikakira ati nari ndagiye wa mugani ko icyaje rero gutuma ashaka kwimanika n'iki ndagitegera ntabwo ari amafaranga yagize gutya yasohotse mu kabari agasanga babapfumu babiri n'abagore babiri bari kumwe bari gusangira bari kunywa ntabwo yarazi yuko we bamugize ikirombe nyine bacukuramo imari se ngo atayihuta nk'umugozi bamukuyemo yenda guhana neza bari mu bitaro wakumva na ambulance ivuze bati ararangiye ego umugabo wari zikora pe nuko wazumvishe ntabyiza byanzowe ko mbega umugabo mubiwe mbega umugabo wagowe ahubwo agira uti muraho ndabona iri zuba rimeze ko nsanze mucuze se twari dufite urindumwe imiranga se ubundi ko ibintu bihari yakwicara agatuza abantu bakamwakira si uko se mundamire nanjye di umwiki sitru nanzanira agasitru nanjye ndabona muko izuba rizamutseho rimeze nabi nirimena ngakazaga menye muko ngo waje gutukana icyo kinza mama nagakuzi wamunsubiriza icyo kurya se cyo kurya se ubwo dusanze turiye none se ufite amategeko none se ndaryoherwa n'amazi ndi umuhoro cyangwa itorosho dore nayo kiba afite n'utwanda ngo ageze mu kabari kaza twe tumaze amasaha twariye sigidigira muzize digidigi Jean Bosco se digidigi Jean Bosco uramuzi digidigi gatwe kabi kari akabwa ndakazi gatwe kabi umva murekane n'ingegera umusenzi umujura dingidingi arakagwa ku gasi digidigi yarabivuze ariko
dingi Jean Bosco iriya ngegera sikara agahungu kaba gakaraza udutsatsi kigira gutya kaba kigize akantu karenze kugize ate se gama dingi w'umujura uhora mu magereza ufunga umunsi ku wundi yabaye umujura ryari narumwe ko ariko bino muragona abandi barasa amabombe we dingi ubu ngubu nimba nafunze ejo bundi nibaherutse kumufunga akamaramo amezi 5 ngafite bene wabo bakize da bamukuzamo ubu ngubu yakabaye ari muri burundu y'umwihariko ariko ndumiwe muba mu isi yanyu ubwire nyine arazira iki dingi nuko rero reka afata agakobwa k'imyaka 13 inda agaterinda dingi yafashe agakobwa k'imyaka 13 agaterinda ku ngufu nuko ko ntabwo byoroshye none se muyoboye yuko bigerwaye sida kwibyo se ngo numva batanabivuga ubwo mwabimenyeshejwe ninde uyoboye yuko afata ibinini kuwa gatatu ibyo ninde utabizi mbese n'umunsi urawuzi ngo ko wasi keretse utabangada urebe n'ahabera akabwa ahabera feke burya se nubwo akunda uturaya afite iki amafaranga agira se wumve yuko gutegera akamuto bakamugarurira uduce n'amazi yariba asengere se asengere n'amazi yariba arayakwishyuza yana kwahagiza dingi irangegera umva sinshaka no kumwumva umva mutagira ngo ngengira n'utugambo mutagira ngo ngira amagambo umva mundeke ninywere uri mukuri 100%. mundeke ninywere fanta yanjye mutazagira ngo ngira n'utugambo mundeke ninywere buhoro nirire buhoro basava byumvisha naho nabe akwamana ni cyakirya turakirya ryari wavugana Sava. Ewa, excusez, akiri umuntu mwaniona. Sasa mimi kwa surprise. Na ma service mimi toujours je suis extraordinaire. biratunganye se Bien, natindijwe n'ibintu by'ibirungo. Yakora ko nashaka kubakorera mu buryo buri. kuraje mwana kuraje Nashaka kubakorera mu buryo bw'Italiyani. mwiyame igikoni cyangwa kibahe kibaye ushinzwe kumenya aho kiri urasohoka hano ugakata iburyo umuryango wa mbere wa kabiri ukazamuka mu gikoni se wari uhakeneye ariko mbana na twabisengeye nta kibazo mwariba amazi mugakaraba hano none tukajya nta bibazo dufite mwiza wa ariko nyambo isengesho kubisemo isengesho okay usenga wa nyambo bakarabe reka twubahe Imana twashoboye muraca bugufi turagushimira Imana yacu bidutunga ku isi ifunguro ritunge uririnde ribashe gufasha abavandimwe kandi baryoherwe ku kigero gihwanye urakoze kuko kwemeye ko abavandimwe bagira amahoro dukomeze turyoherwe dusabane bikomeze bigende byicuma mu izina rya Yesu amen amen urabona inkoko we urakora iyo mitwe y'intoki yawe ujya gufata icyacu kazi iri shyano se kandi ritera ituruka he wowe uteturuka he anagure umuzimu mu ndaro rekoragana uwase ntabwo uzi ko ari we sheri wa digidigi sheri wa digidigi sheri wa digidigi niko se mukobwa ngaho ongera uvuge tangira wongera utondekanye amagambo yawe yose nkuko wayavuze ngo digidigi ngo ni iki ngo digidigi ngo ni umujura ngo digidigi ngo ni imbwa y'umusega ngo digidigi ngo yafashe umwana ku ngufu ngo w'imyaka 13 ngo digidigi ngo arwaye sida ngo digidigi ngo barashakishwa ngo digidigi ngo ngo yarafunzwe ngo amezi 5 ngo bene babo babakire bo batanze amafaranga uraga ni muri burundu y'agate ni ari burundu y'agate ni ari ibiki ngo digidigi ngo ntasengera ngo ntagura ngo barakwahagiza ngo kujugunya sheri babara ntibari zishinze y'umukobwa washinze kazi we reka nkubaze ko wavuze ko digidigi ari inyana y'imbwa ari umusega iriya nkoko ugiye kurya inkoko y'umusega ese ubundi reka nkubaze iriya nkoko ugiye kuyirira muri gereza ko wavuze ko bamukatiye urwa burundu
ngari muri bundu y'agateganyo ariko ko niganiraga uganira iki ganira na bene wanyu uganira iki ariko umuntu aragenda akagera mu bantu atazi akavuga agasukanura none se mwebwe sinasanze muganira urimo ukansebereza umugabo mufashe kumva icyo kintu neza mufashe kumva icyo kintu neza ukagerekaho umuntu ikintu ukamufunga we urafungwa nagize gute burundu y'agateganyo yewe kumutera na sida kurya ibinini kuwa gatatu niba mujye gufata imiti ya kuwa sida gatatu kwimenwa y'ikibazo ubu watuje ko ukajya uwuvugisha mu gihe ari ngombwa mu bantu u Rwanda ko ari ruto utari mwene wanyu digidi hafu udakora amahane digidi pardon Pasava. pardon ndashaka kugira ngo amfashe uhabe kapasapa uhabe batujyana kurikira umutwe w'iki cyuma uko winjiye aba ari gusohoka kagiye kadakarabye kakara uri karakasa kagiye kate umva zamu kingurira amazi bakingure kingurira amacuha cyaho twita